iri tererana ry'amagambo ya Nyambo na Titi umwe yicaye kuri MIE aho niho nashaka no kukubaza undi yicaye kuri Kwisimbi TV amakuru mfite nuko uyu munsi witwa Irene muri ndahabi ubu ni inshuti magara yande ya Titi Brown akabishuti magara nande na Chita Magic ibaze ko byagezeho Nyambo akanamurikira Sabin umukunzi we mu buryo Sabin atabashije guhishura si Brian ngo waguze essence ngayiho umuntu ngo bajye gutwika inzu none uwo muntu ngo yayihaye ntabwo yarazi Brian Pazo uburibu nago waba uyihaye akandi kazi uwitwa Mr Pazo uhamagaye Yago uramubwiye ngo Yago ngo nabwo amafaranga wamaye wayamaye ngiye kukugurira urumogi ni igiti cyiza Pazo yavuga kuri Yago nzaza aho ngaho munyunyu twivugane eye to eye bozi ngo ine gari ijya kulabe gari komani na kasiya ibaze yuko Pazo yabaye umwanzi wa jihadi akaba umwanzi wa Yamano akaba n'umwanzi wa Yago ugiye gufungwa kandi imyaka myinshi bro uyu mujena hano hose azajya kandagira muri Kigali mbere yuko avuga ngo wa mwana we wikururiye ibintu utazi kabisa kuri ino shuro noneho ngiye kuvayo neza turebana yongeraho ubu ushaka gutaha u Rwanda rurafunguye amarembo rwose arafunguye arabuzwa n'iki Wagwan Kigali Rwanda Wagwan East Africa Wagwan Booster TV nitwa Uncle K right about now ndi kumwe n'umuvandimwe a very good friend of mine yitwa EMMY umunyamakuru wa EMMY Empire ndetse akaba n'umushoramari wayo umwe bajene navuga ngo bari guhindura game bari guhindura uburyo iki kibuga cy'imyidagaduro kigaragara EMMY ndakwakiriye kuri Booster TV Rwanda umeze neza nanjye ndakwakiriye muri fa catering ahabarizwa ibiryo biryoshye kuruta handi ahabarizwa ibyiza biruta ibindi ni muri fa catering bagufasha kuba wabona ibyo kurya byiza kandi bimeze neza ufite ibirori ufite ubukwe ufite inama ufite ibindi bintu bigiye bitandukanye biguza n'abantu bakenera kurya gana fa catering baragufasha cyane baguha icyo kurya mubwire mu buryo Melody na Irene baganira se iyo mba ndi nka Irene wowe uri Melody mba nkubwiye wahaba ibiryo se wahayoberwa sha oya nanjye ntago nahayoberwa ni nkuko nawe wahaba ikibindi utahayoberwa nuko bigenda rero bahamagara kuri 0782 440 bakorera ku Gisozi hari na restaurant nziza cyane muri fa catering baragufasha neza cyane maze nawe ubuzima buryoherwe cyo kunywa cyiza cya mbere ubu ngubu ni Fimbo Gin yagarutse ku isoko ni ibinyobwa byo muri NBG kwa Gatera Norbert baragufasha neza cyane maze ube wabasha kwishimana tugiye no muri weekend nyaboneka munyarwandakazi weekend yawe uyigiyemo cyangwa se uyirimo uri gukoresha ibinyobwa byo muri NBG ubuzima bwawe bugenda neza cyane yego ndagushimiye buriya kimwe mu bintu nshimira umugabo nuko yibuka n'abakire oya buriya kwibuka umukire ukibagirwa Enoke Rio Estate ubukoze kosa rikomeye ntabyo wari uzi se mazeze yego kera je iba yararangiye rero cyane Enoke Rio Estate ni iwo bashobora kuba baguha ibibanza byiza bakaguhereza ibibanza byizewe kandi mugakora a deal business kandi neza cyane barizewe ni umugabo wo kwizerwa ni umugabo ufite business ziwe za Rio Estate adafite ibyo agendero cyangwa se ngavuge ngo nguri kanaka ngo bizagenda gutya mu Bugesera noneho by'umwihariko we ibibanza hitwa za Kindama n'ahandi nuko bimeze urabona abana babakire baba bagomba kuza kubafata harimo ikarito ya nice agakarito k'inyange yakira no kurya tomate mbisi akarya EMMY dutandukanya ubuzima nge nawe twakuriyemo n'ubuzima bw'abana abana biga ku kigo cyitwa ngo École Française yego Enoke muhamagara kuri 0782 951 951
01 maze aho ni muri Enoch Real Estate baragufasha neza cyane maze ubuzima bugende neza kandi nawe twamaze uyu munsi dukoze iki kiganiro turi kuwa gatanu ni weekend navuga ngo tugiye kwinjiramo ariko u Rwanda rwose ruri busy u Rwanda rurahuze kubera ko dufitemo iwacu na muzika festivals dufitemo country summer tours ziri kubera Nyagatare ariko kandi muri ibyo byose tuvuga harimo kuba ku munsi w'ejo araba hari no kuba ubukwe bw'inshuti umuvandimwe Joshua Jidena uri buze kuba ararongorera muri sale ya Intare Arena. EMMY twinjize muri iyi weekend duse nk'abayinyuramo. Oya weekend iraryoshye, weekend imeze neza cyane, weekend ni nziza. Nko biyonza kuba mfite nk'umubosi waramaye nk'amafaranga mbamubwira ati weekend ugomba kwisoreza ahangaha, weekend ugomba kwirangiriza ahangaha. Ariko mu rwego rwa show business ya show biz yaragutse imeze neza n'abashoramari bahamagarira kuza gushora imari mu Rwanda by'umwihariko mu muziki. Uyu munsi dufite ibiteramo bya MTN wacu na Music Festival biri buze kubera mu karere ka Huye gutangira ku munsi w'ejo. Dufite igiteramo cya Ben na Bruce Melody icyo bita Country Summer kizabera Nyagatare. Dufite ubukwe bwa Jidena bimeze neza nyine urumva ko igihugu ahantu hose ibintu bimeze neza. Dufite igikombe cy'isi kiri kuba gishyushye kandi kiryoshye ubona ko ibihugu bya Afrika byivugure kandi byose bimeze neza cyane. So I doubt yuko umuntu wese bitewe naho abarizwa araza kunyurwa nibiza kuba bihari. Nabonye tunashimire leta yongereye amasaha abantu bashobora gutinda mu kabari kubera ko ubu bari gutaha saa 10. Gutaha saa 10 za mu gitondo ariko si buri munsi. Ntabwo ari buri munsi. Gihe kimwe ni saa 9 ikindi ni saa 10. Ko nabyo ntacyo bitwaye. Yego. Nyemerera n'igihugu kitwemerera ibintu byose kandi tuganira ibitaravuzwe cyangwa ibyo abantu batari kubasha kwitekerereza. Nabonye umuriro watse hagati y'uwitwa Nyambo ndetse na Titi bahoze ari ababesti ariko noneho bamaze kuba batwereka urundi ruhande rw'umubano wabo tutari twakamenye hagati y'umugabo witwa Titi n'umukobwa witwa Nyambo. Impamvu Titi mwita umugabo buryo umusore yavamo umugabo n'umukobwa yavamo umugore ariko umugore nagavamo umukobwa. Urukundo rwa Nyambo na Titi namye ndubabwira ndababwira ngo uwitwa Titi yateye ivi bari mutera mu gatuza aho kuryakira bararimusubiza. Titi yateye ivi bararimusubiza. Agahinda rero ka Titi karumvikana ku ruhande rumwe ariko iri terana ry'amagambo hagati ya Nyambo na Titi riva kuki nubwo riteruye nubwo riteruye ariko nkatwe twicare tukareba ibintu iyo biva niyo bijya. Uyu munsi umuntu witwa Titi tureke kuvugisha ukuri ngewe mbona Titi nta kintu yaracyo akiva imageragere. Titi ntacyo yaricyo ariko Nyambo hari icyo yaricyo kandi tujye tuvugisha ukuri. Ni nk'uko uyu munsi fata ku mavuta azahora yitwa fata ku mavuta ariko kugira ngo azabe fata ku mavuta tureba biramusaba izindi imbaraga kuko erega ubu hari ibindi bintu byazamutse ibindi bintu byakuze. Fata ku mavuta yasize narabasha kwitereka byibura ngo mbe nagira n'abantu 10 bareba ibyo mvuga. Fata ku mavuta nyine birahari byinshi. Fata ku mavuta yasize witwa Babo atarashinga YouTube channel ariko Baxman bataritereka. Ariko bayida tujye tuvugisha ukuri tujye dushimira n'abantu bakiriwe. Umuntu witwa Babo ibi bintu ndabikubwiye. Babo no muriro wo kotera bro. You are so amazing guy. Kandi Imana igikomeza ihereze. Bavuga ko Babo agiye kumusimbura wa Yago. Oya. Oya. Yago nta musimbura arabona. Wa muri showbiz. Kandi ngiye byo nkubwira ndakubwira ikintu. Yago nta bindi bidasanzwe ariko Babu ni umuhanga pe. Ariko Yago ni ibindi bindi. Yego turaza kwinjira aho ngaho wenda iminota ne dukundira ariko nyemerera twigarukire kwiterana amagambo hagati ya Titi ndetse na Nyambo. Nyambo na Titi barakundanye. Nyambo na Titi gushwana kwabo umwe muri bo yaciye undi inyuma. Barakundanye. Nyambo na Titi barakundanye. Hari aka video k'umujene nabonye bapostinze CAI.
Nyambo ari gusomana n'umuntu witwa na Titi kabira aba besto barabikora oya aba besto nta muntu upfa bro uzi ko iyo usomye umuntu umujene ukamusoma cyangwa nyine umujene agasoma umukobwa hariya ubuhumetse byibura 5% by'umwuka yaragiye gusohora ako kanya yego nawe abahumetse umwuka wawe abaguhaye iki umwuka ubu muhaye umwuka wawe nawe afashe umwuka wawe ku bantu bize siyansi cyangwa se ku bantu bize biology burya gusomana k'umuntu umunwa k'umunwa hari amarumona bari kuri uwo muntu byanze bikunze cyangwa utubakteri turi ku munwa w'uwo muntu uba utwaye nawe agatwara bakteri zawe icyo gihe habaye harimo indwara ariyo mpamvu muri covid bavugaga ngo guhoberana ntibyemewe gusomana ntibyemewe no gusuzanya mu biganza ntibyemewe kubera iki umuntu wabishaka utabishaka ahorana amazi ku mubiri nubwo waba utayabona ariko nubwo waba utayabona umuntu amazi ku mubiri arayahorana rero iyo abantu babiri bageze ku rwego rwo gusomana umunwa ku munwa ntago abo bantu baba bakiri aba besto none se umugore wanjye yagenda agasoma ngo umubesto we ku munwa ngo umusore ngo bakuranye ngo umusore bakuranye ku munwa ko manyoko ngewe wansomera umugore ntago bishoboka ntago bibaho rero Nyambo na Titi hari byinshi kandi muzabona ariko iri tererana ry'amagambo erega wowe rero ibyo ubona rero nge si byo mbona nkaye icyo mbona iri tererana ry'amagambo ya Nyambo na Titi umwe yicaye kuri MIE aho niho nashaka no kukubaza undi yicaye kuri ku Isimbi TV kwa Sabin the Master of w'ikibuga cyangwa Master of Tapivel ya Showbiz uyu munsi ni Sabin tujye ni tapi rouge tapi vert ubwo nyine mu kibuga bisanzwe ni mu kibuga bisanzwe rero Sabin we ntabwo ari umukinnyi aba bantu bari gutererana amagambo hagati ya Nyambo na Titi umwe arikoza kwa Sabin avuga undi yikoze kwa Yago avuge ubwo harimo iki mw'ibyo bintu kandi amakuru mfite nuko uyu munsi witwa Irene muri Ndahabi ubu ni inshuti magara yande ya Titi Brown akaba inshuti magara nande na Chita Magic wujuje 800 congratulations kuri we station kuri Chita so mvuze iki rero narababwiye kugira ngo wumve ikiganiro ndi kuvuga cyangwa ibintu ndi kuvuga biragusaba kugura ifi iyo fi uyirye uyitotore gake ariko nugera ahantu ku bwonko bw'iyo fi ugende gake kubera iki Nyambo atari kujya kwa ubu uyu munsi kubera iki Nyambo ari gutanga ibiganiro byinshi kwa Sabin kandi mu minsi ishize Nyambo yaratangaga ibiganiro byinshi kwa Irene kuruta uko Nyambo atanga ibiganiro byinshi kwa Sabin what's going on ibaze ko byagezeho Nyambo akanamurikira Sabin umukunzi we mu buryo Sabin atabashije guhishura Nyambo akabimuhushurira mu kiganiro bakoranye uwo umuntu witwa Sabin ni the best killer muri iki kibuga niwe owner cyo bita ngo owner hano nunareba urasanga Sabin ni munini nyine kuri YouTube narababwiye Sabin ategura miliyoni 5 zo kuvuga ngo umutumirwa wanjye waje nagira n'ikibazo mu buzima busanzwe urumva ikintu Sabin atandukane na Sabin na Yago bari abantu bameze kimwe noneho impamvu ngaruye Sabin nkavuga na Yago n'abantu batitaga kucyo bari bubone mbere ahubwo bitaga kucyo bazabona cyo bagiye gutanga nico bazabona aha uwo ni Sabin na Yago batandukanye na Irene bivugwa ko wita ku nyungu ze kuruta uko yita ku nyungu z'abatumirwa yego ako jya uvuga ngo eminyawo nibyo ukeneye ko mvuga eminya sibyo plus urakandara ajya byongeraho kubera yuko iki kibuga cyarahindutse yego kive ikibuga cyarahindutse icarare ariko gutyo uri kumva ntabwo ubundeba neza gutyo iyo mindukiye gutya bituma ngaragaza umusaya oya kandi ngo hari ukuntu udasa neza oya konya numva abamotari bavuga oya ndi mu basore uyu munsi ndi mu bapapa cyangwa se mu bagabo bahagaze neza badafite ikibazo cyakora isura yaraje kuko mfite yanibugarega oya butuvugana wenda mbere navugaga ko mfite akubu mfite umugore mu buryo bwemewe
n'amategeko. Yego. Mfite umugore wamaye kwitwa umugabo. Mfite umugore nyine mbyuka nkasanga agapasi yagateye, mbyuka nkasanga nyine aka breakfast kari hariya, uri kubyumva? Abanyamamo nivugana kuri za video call avuga ati yari ntago ari video call, biriya ni oya ndavuga oya ntago mu kazi. Oya mbavuga arimo kubaza ngo hindukiza ngo ndebe ngo no kuri rya tamasheri. Umbaye urumaze kubavumbura. Yego. Uwo muntu rero witwa Sabin atandukaniye he nabo bantu? Ese uyu Nyambo na Titi bari guterana amagambo bite byabo? Nuko Nyambo na Titi barakundanye bya nyabyo, ahubwo uwitwa Nyambo kuki yabibabwiye, kuki mutegereza ko ndibuze nkongera nkabyongeraho? Nyambo yaravuze ngo hari umusore twakundanye anca inyuma. Titi nawe akoresha IQ iri hasi, araza aravuga ngo hari umukobwa wamfashe ndi kumuca inyuma. Ati nanjye narebye nka mbega uruba. Kandi baca umugani baravuga ngo umugore si isini. Umugore si isini irirwaho na buri wese. Umugore ntabwo ari iki? Isiniya. Ikorerwaho iki? Iririrwaho na buri wese. Gende. Rero kandi nanone n'umugabo ku mugore, umugabo ntago ari isiniya nawe. Ku mugabo wiyubaha, ku mugabo wihereza icyubahiro, ntago ari isiniya. Bivuze iki rero? Bivuze yuko abo bantu barababaye, ikiri Nyambo yarababaye. Ibaze ko Nyambo nimba ashwanye na Titi ejo bundi twise twumva ngo undi boyfriend wa Nyambo. Ko tutarabona girlfriend wa Titi? Titi zagira girlfriend. Agira abashyitsi. Ninde ko tutaramwumva? Oya wagira abashyitsi. Ntibyaha bivuga ko ari Nyambo se wamaze wenda kumwihorera? Oya Nyambo buriya abakobwa kuntu bameze. Babaye baramutega papu. Indese Titi. Oya. Nyambo yakunze Titi. Buriya yego. Yamukundiye iki? Ko ntacyo yari afite. Nyambo yakunze Titi. Hari igihe umuntu akunda ni nta kintu afite. Nese umwanya nk'umugore wanjye yankundiye. Tujye tuvugisha kuri, rega tujye tureka kwihagararaho. Cyakora ugikoresha urugero rwawe. Mise mbyumva ko umugore agukunda ntacyo umugore agukunda ntacyo aguca, akanakwanga kandi ufite ibyo utunze. Umugore agukunda ntacyo ufite. Yego. Akakwanga ufite ibyo utunze. Ibyo utunze nta kintu bimubwiye, ariko afite umuntu nka EMMY ku ruhande baganira akamugeza ku byishimo ashaka kugeraho. Sinzi ibyo nkubwiye nimba uri kubyumva. Ubwo rero Nyambo na Titi, Nyambo yakunze Titi Titi se yarindi nyuma yo kuva ari ahantu. Who is Titi? Na mbere yo kujyayo. Rwose ndabivuga gutyo, na mbere yo kujyayo nta bidasanzwe nyine, ari umubyinnyi nkuko nabandi babyina. Bivugwa ko ngo uwitwa Kiramani ari wabaye mastermind w'uru rukundo. Ako Kiramani nta hantu ataba mastermind. Ndavuga ko ari ibivugo. Aya. Yego. Kiramani nuko ari inshuti yabo za bose. Ibyo rero birabaye, barakundanye. Niki cyajemo kugira ngo none uyu munsi twe turi kubabona gutya tuvuge ngo ni Irene na Sabin? Ikintu cyajemo niyo mpamvu ubona bitigeze binasakuza ko Nyambo na Titi bashwanye. Bo barabihishe. Bahishe ko bakundana, banahisha ko batandukanye. Bahishe ko ari abakunzi. Bahisha ko bakundana. Ariko muri bo barashize bakundana. Erega buriya Nyambo yabaye umucunguzi w'ubuzima bwa Titi. Ngiye niko mbibona. Nanjye nshobora kubibona gutyo. Nyambo yabaye umucunguzi w'ubuzima bwa Titi. Rero Nyambo kuba umucunguzi w'ubuzima bwa Titi, kandi abakobwa bari bakantu gato aravuga atari ku uyu muntu naramufashe. Ibaze Titi yaraje itabona perime. Urabyibuka? Akajya atwara ya modoka yande ya Nyambo Santa Fe umukara. Santa Fe. Bro amukura kuri moto amuterekana agomba kumutereka.
do you understand icyo kintu so urumva si uwo muntu yagwemukira nawe ukishima ariyo mpamvu rero uri kubona Nyambo na Titi bari gutererana amagambo ahubwo uku gutererana amagambo kwabo biturutse umwe kwa Sabin undi biturutse kwa Irene Irene na Sabin kukubaza hari izindi mbaraga zaba ziri inyuma ya Sabin ya Titi na Nyambo za Irene na Sabin ubu ntago nabivuga mbiciye ku ruhande ndabivuga uko biri this time umubano wa Nyambo na Irene si mwiza umubano wa Nyambo na Irene yego sibyo se kubera ko ni Irene ari inshuti ya Titi tutabanye neza na Nyambo no Irene yabanje kuba inshuti na Nyambo wajya kubona ko n'ibiganiro bakoranaga hari ibyo bakoranaga Nyambo na Titi kwa Irene yego urumva ariko nkabaza ikibazo umubano wa Sabin na Irene wono uri clear biragoye ese umubano wa Sabin na Chita uracyari clear urumva ururimi rw'igiswahili cyo bita ngo sufuri aho rero kandi umubano wa Irene muri Ndahabi na Chita umeze nk'akana kavutse uwo munsi kagifite umukondo baziritseho ka kantu uwo mukondo ukaba utaracika mbese uracyari ikibondo urumva icyo kintu showbiz rero hari ukuntu bimeze muri bya bifi binini so ariko ibyo ngewe nago mbivuga gutya kugira ngo mubimenye icyo muzumva muzacyumve tunyuramo twigendera twigurukira nta bintu byinshi yego ubu twari tubaye nk'abakomoza kuri Titi na Nyambo ariko noneho hari amajwi ya Yago mashya navuga ngo ni episode nshyashya iri koroza hano hanze ku mbuga nkoranyambaga sinzi niba wayabibonye ariko bro buretse tutarava kwa Nyambo na Titi ibaze Nyambo wakoze ikiganiro avuga ngo ibaze umuntu w'umugabo agafata amasaha 3 akambara ngagiye gukora ngo muri interview ngo yarahemukiye ariko nawe yambaye aza kuvuga kuri uwo mugabo bose nawe wakoze ikiganiro yambaye ubusa bose bari bambaye nyemerera twinjirire kuri episode nshyashya ya Yago Pondat noneho aho yaje yerekana ko ngo hari n'abaguze essence bashaka kujya kumutwika bro wacyumvise nacyumvise nyemerera twinjiremo aho ngaho ubu tuvugana ngende ku ruhande rwa Yago sinzigera nduvaho ariko nanone nago nzaba ku ruhande rwa Yago 100%. Hari ibyo avuga nkumva bifite logique kandi akabivuga hari ibyo ngenzi ariko Yago reka nanjye nkwibarize uwo muntu waguze essence oya bro Brian si Brian ngo waguze essence ngayiho umuntu ngo bajye kutwika inzu none uwo muntu ngo yayihaye ntabwo yarazi Brian oya subize ko ndyamye kuri Yago se subize ndabizi sinya nkubwira ngo Yago baramuhemukiye kandi koko baramuhemukiye hari ibyo nzi hari n'ibyo ntazi ariko Yago oya agutwikira iki erega bro umujene yakuroga akakubona warasubiye inyuma umujene yakuroga akabona man uzi ijambo gutwika inzu kuko nuramujene ibintu yavugaga ngiye ntago ndibuze kubica ku ruhande bumvaga bitumvikana Yago ndi kugusapotinga pe kuko ibyo wakorewe ibyo bagukorera barayibye se nangize ngo niyo batwaye urumva ibyo bagukoreye ibyabaye ibyishari ibyonze kwanga kindirimbo zawe zicurangwa ku maradiyo amarayivu yakozwe avuga ati nzakica muzamereza umusaraba ibyo ni Jade wabyivugiraga hari ibyo Brian nawe yavuze ngo uzajye gusambira hirye n'umusambireho ahubwo numvishije ko Pazo noneho yashinje Yago kankurumogi si bisanzwe Yago se we yigeze abihakana ko atari ubwo rero urumva umuntu ugushinja kunyurumogi
uwo muntu abakuziho amakuru aremereye ahubwo nkibaza Pazo uburibu nago waba uyihaye akandi kazi ko yaribu iri mu kazi n'ubundi igomba kuba iri gukora uwitwa Mr Pazo uhamagaye Yago yego ntumuhamagare Pazo ntabwo ngiye kumuhamagara uhamagaye Yago cyangwa woherereje voice note Yago uramubwiye ngo Yago na amafaranga yonyine wanyoherereje n'amafaranga 15,000 nibwo wayamaye ngiye kukugurira kwa wa murastura amafaranga wamaye wayamaye ngiye kukugurira urumogi Yago mu kiganiro aravuga ati banyarwandakazi Yago sinigize nk'urumogi kuko ngewe nta burenganzira afite bwo gushinja Yago kanka urumogi kubera ko ntarwo yanumye ariko Pazo afite uburenganzira bwo kubimushinja kubera ko wavuga yuko yamutumye iki urumogi ariko ni igiki cyiza Pazo yavuga kuri Yago nuko nta cyiza na Yago yamuvuga kubera ko nta cyiza Yago yigize avuga kuri inde kuri Pazo yes nabyumva ese nimba Yago nta cyiza Pazo yamuvuzeho ese Pazo yavuga ki cyiza kuri Yago kuko mwibuke Yago yavuze yuko uwitwa Pazo yashatse kumuroga kandi Pazo yabanye na Yago Yago yabanye na Pazo kandi abarwanyije Yago Pazo yabanyuze muri Yago yego kuko Pazo yabaye umushoferi wande wa Jihad ava kwa Jihad ajya kwande ajya kwa Yago avuye kwa Jihad ajya kwa Yago cyangwa avuye kwa Yago ajya kwa Jihad yavuye kwa Jihad ajya kwa Yago kuko Jihad agura imodoka ntiyarazi imodoka nta na perime yagira yego uri kubyumva rero kuba ataragiraga iyo perime witwa Pazo afite perime niwe watwaraga nde Jihad ibaze yuko Pazo yabaye umwanzi wa Jihad akaba umwanzi wa Yamano akaba n'umwanzi wa Yago nabyo byaba bifite ukundi bivugwa ntabyo waruzi ntabwo nzaba umwanzi wa Jihad uretse ko ntanazaba umwanzi wa Yamano none se yagiye gufungwa bidaturutse kuri Yamano ariko yarafunguwe icyaha ntago cyamuhamye ntacyo ni cyamuhamye ariko intandaro yaturutse kuri inde Parasisi kuri Yamano kuko ntekereza ko igihe cyageze Yamano na Pazo bakiyunga si byavugwaga se ngo ni nacyo abiyunga heza madamu ngo yapfuye ngo na Yamano ariko ubona Pazo yoroshye nta muntu woroshye muri twese oya nyine nta muntu woroshye muri twese rero urumva Pazo wabaye inshuti magara na Jihad Pazo akaba inshuti na Yamano Pazo akaba inshuti na Jihad na Yago Prida ibaze Yago ni umwanzi wa Jihad Jihad ni umwanzi wa Yago Yamano ni umwanzi wa Pazo twigendere none atenda kwiyamye unkure muri ibyo bintu turongera kumvuga ndagusanga mu nyonyo ndakwegeranya ndagukanda uwo mutwe ndawuturitse ati kandi wibuke ko aho mu nyonyo ndahazi ni muri quartier urana umwana warerewe Uganda ariko Pazo mwibutse yuko na Yago yarerewe Uganda n'umwana nawe wa Uganda ntacyo ariko yarahabaye arahazi yahabaye umwaka utari ibiri Yago nawe agira genge iyo genge ya Yago uzayibaze kamarade iyo genge ya Yago uzayibaze Punditi dore baze umujeni ngo Punditi yabonye Yago ariruka bari Uganda rero Yago nawe iyo mihanda akoze iki arayizi ahubwo nge ikintu nge Yago nongere ngusubiremo ndamushyigikiye ariko hari ibyo avuga nkumva ubundi kubera iki aba bantu bari guha Yago aya makuru ubu ngubu nanjye nicyo kintu nibaza kubera iki niki kiri kuba nyine ariko iriya si AI reka tureke kubyita AI nabonye na wa mujene nawe yongera aragaruka arabishimangira ariko nanone ibyo tutazi ntitukavuge ko bitabayeho ntabwo makana ko bitabaye ahubwo ndibaza ariko ikintu nemera nuko ngo ashatse ngo kumutwika ibyo gutwika Yago byo ntabwo mbyemera ibyo bro izindi nkuru ndazemera aba big energy nanjye ndi mu big energy buriya nawe uri big energy yego
sinemera yuko Yago ngo Brian yashatse gutwika Yago. Oya, ibaze nawe ikintu ntemera. Ibaze nyine icyo kintu uko nacyemera. Hari ibintu erega ntemera. Birimo ko batashatse kumutwika. Birimo yuko batashatse no kumwica. Nta nubwo bashatse kumwica. Ibyo byo nyine ni ibintu ntemera. Uri guhakana abatanga buhamya bombi rero bamaze kuza mu biganiro bya Yago. Bavuga ko bishyuwe bro Brian ku kintu kijyanye n'umufungo. Yaguhekenye. Erega Yago na Brian ako bro mbayishurira ikintu. Uzi ko buriya Yago afitanye inzigo iremereye na Filipita kuruta undi muntu wese bayifitanye mu ruganda rw'imyidagaduro. Kuri yes. Undi muntu wa kabiri ukurikira ufitanye inzigo na Yago uremereye ari big man. Buri ibi bintu byose byabaye kuri Yago. Amakuru ya Yago yagiye hanze. Umuntu wabigize muri wari kugira ngo bisohoke ni big man. Yego? Yego isho ndacyemera. Icyo rero nimba ucyemera n'ibindi uzabyemera. Oya ntago rega mpakana. Nje mba nteza amatwi ndi umunyamakuru. Icyo mba ngomba gukora nukumva. Uko kumva rero niyo mpamvu ibyo bistafu bavuga yuko byabaye kuri uriya mujene. Ibyo urwango rwo rwabayemo ni nkuko nawe nta wundi muntu yakunze. Yago. Okay. Nawe yari muri business. Ndafite inyogoye. Cyakoze yakunze shabro yakunze inyogoye. Tuye tuvugisha ukuri. Yago ariko nta n'umuntu mu ruganda yagatakunze wenda nanjye narimbyiragagije kuko abenshi yabahaye amafaranga. Ngo umuntu amafaranga no kumukunda birahura. Oh yasha bro Yago nta ese ako mwana ako Yago uramuzi ntumuzi? Ndamuzi. Uzi imitekerereze ya Yago kuri showbiz? Urabizi neza ko nzi Yago kuruta benshi muri uru ruganda. Yago rero nawe hari abo yahemukiye kuko nawe ntago ari perfect. Yego. Ariko Yago baramuhemukiye. Ahubwo ndibaza mbaza ikibazo reka nkubaze. Ese ko Yagata karibu ni mutabare ni ikihe kibazo? Ntiya genda bikubwira gutyo ntekereza ko Yago atakira social media kandi hari uburyo ribikora cyangwa se ribika yaramaze kubona ko ibintu Yago ari gukora ari kwitwikira. Jombi birashoboka. Eida rib mandate ishyiraho rib ifite n'ibintu bitatu. Rib ishobora kwinjira mu cyaha yihamagaye. Urumva? Rib ishobora kwinjira mu cyaha ihamagawe. Urumva? Cyangwa se rib ishobora no kwinjira mu cyaha ihawe dosiye. Sinzi niba ubizi ko ubushinjacyaha cyangwa na Yago ahora nyine avuga ngo rib. None numvishije noneho uburyo ari kuvuga atserimo buri positive none wabyumvisha mu kiganiro. Yemera ngabo bafitanye ibibazo iby'inzego zindi. Oya nanagira ikibazo ushobora kugira ikibazo kuri rib. Ntabwo ntabwo icyo kibazo gifite kuri murangira. Oya gifitanye na rib. Murangira rero ntabwo kandi ikindi babanze bamenye yuko buri itegeko rifite icyo riteganya. Nimba itegeko ribona se ko aba big energy ari agatsiko. Yego. Bitewe none okay ndaguha urugero. Yago ubwe mu magambo ye yivugiye ngo aba big energy ahantu hose muri bubone uyu puzzle man mu mukorere icyo mukwiye gukora. Yarabivuze. Yego. Oh yes. Yego. Iki nyine iki ubwe yivugiye ngo aba big energy aho muri bubone uyu puzzle man yaba mu kabari ngo yaba mu muhanda yaba sinzi n'ahandi hantu yavuze nk'ahangahe mu mukorere icyo mugomba kumukorera ku munota wa kangahe ngo mbyumve. Ntago nibuka umunota ariko ndaje ngushakira iyo shot ndayikwereka. Yavuze ngo okay akimara kumva amajwi ya puzzle man niba wakurikiranye ikiganiro akimara kumva yavuze ngo aba big energy muri hose aho mubona aba big energy muri Kigali kuko yamubwiye ngo oh yes yego yamubwiye ngo banza wumve yamubwiye ngo wowe urashaka kuza guhangana nanjye hano muri Uganda ngo banza ukiranuke n'aba big energy bari Kigali. Ahita babwiriramo ngo aho mumubona hose mukore icyo mukwiye gukora. Za kugerageza wumva icyo kiganiro
ndetse niba wenda waba utacyumvise ariko ntekereza ko kanze ndebe ko biri bunkundire ryajwi rya puzzle ryari rivuyeho ukivuga nko ku ijwi rya puzzle rwose namwe yaramwe kuzaramba yamaye uri wamana ntazafungwe operation yo kunywa amaraso yanjye ariko ndagira ngo mbamenyeshe ngo umuntu uzanyica oh my god nakeze kuri twebwe ashinje mubashinje kabisa kandi ibingibi uzabibona washatse ko muvugaho aho ngaho uzongera ufungwe kandi imyaka myinshi bro mbivugiye kuri no kamera izina ryanjye cyangwa ugerageza muri nsaka izina nyarwaya inosa kuri momo yanjye ndaribura amafaranga wanyoherejeho yari amafaranga 15,000 byo kujya kwa Murasta kugurura urumogi my brother so nzongera kumvumeshon izina ryanjye cyangwa ugerageza muri kumeshon izina ryanjye for real this is not threatening you je no kukwereka ko je nabihaze I no longer want to be in your drama Yago I no longer want to be in your drama nzaza aho munyonyo twivugane eye to eye bozi ngo ine god tujya kulabe gali komani na kasiya bose ibyo bababwirana barabizi gusa Pazo na Yago baraziranye buriya Pazo avuze ko yagwa nk'urumogi nje nashingira mbe akana cyangwa nashingira mbyemeza we ntabwo bishoboka kuko abenshi kandi baca umugani mu kinyarwanda ngo abahuje amasuka bahinga mu murimo umwe kandi ngo abakene batizanye imibyizi abakene batizanye imodoka abakene batizanye imibyizi abakire bagatizanye imodoka n'amafaranga niko abakire bakora rero aho ngaho rero abatindi batizanye inda ibyo twari tubikomoje kuko wari uvuze ngo uretse yego ise Pazo man uzongera ufungwe kandi imyaka myinshi bro mbivugiye kuri no kamera uzongera ufungwe kandi imyaka myinshi ibi ngibi uzabibona Pazo man ntaga nk'urumogi ugiye gufungwa kandi imyaka myinshi bro kandi ibi ngibi uzabibona washatse ko muvugaho washatse ko ngarura cases zawe washatse ko muvugaho you have triggered again top general harya ngo uransanga munyonyo mbere yuko unsanga munyonyo ko yamaze kuba top general banzu diringe n'ababiganaje bari i Kigali ahantu uyu muje ababiganaje mbahaye uburenganzira muzajya mu no mujene mujye mumugenere bimukwiriye guhera uyu munsi ahantu hose aca hari umubiganaje uyu mujene yashatse kunyica yashatse gutwara umusatsi wanjye njya kuri kamera ndabivuga yaratumwe iwanjye araza tumara n'icyumweru dusangirira ku meza yaratumwe ngo umusatsi wanjye kugira ngo bandoge ngo nsare kubera ko bari baragerageje ibintu byose byaranze atumwa nizo makuberi zose tumwa nizo makuberi zose zinuka bombo youth makuberi zinuka kubera kuzijya mu maguru ibaza umuntu ujya mu utumwa kwica ubuzima bw'umugabo mugenzi we kubera ngo kujya mu maguru ya makuberi uyu mujene ndabisubiramo n'umurozi umuntu witwa Yamano yarababwiye ati Pazo man ni umurozi nimwabyumva ndabisubiramo ko Pazo man ari umurozi uyu mujene ahantu hose azajya kandagira muri Kigali mbere yuko avuga ngo wa mwana we wikururiye ibintu utazi kabisa kuri ino shuro noneho ngiye kuvayo neza turebana wowe uza amagambo navuga nawe iwanjye ukinyarira umuntu navuganye nawe yambaye ipantaro nkabonira hinda nkabonira tose ubwo ikindi gihano kwiye ushaka ko ngushyiramo ushaka ko ikindi gihano kirenga kuba warafunzwe kirenga kuba warinyariye uhagararanye nanjye ndimo kubaza ni gutungambana ndimo kukugirira neza sha gutungambana urimo kurari wanjye warangiza ukinyarira none urimo uraza ngo uransanga munyonyo ngomba munyonyo banzu kurema ibyo bintu bya my G I'm not your G I'm not your brother banzu bikuremo ibyo bintu wacyana we banzu bikuremo ngaho nagiraga ngo ndakuvuze ngaho kora ngaho immigration na ribu
aya majwi mukeneye ko twerekana andi majwi yahe ariko menace mukeneye ko twerekana hano Yago yakoze ikosa rikomeye ryo kuvuga niko gushishikariza abantu kuko pazu bakakanya ashobora kuko ibi bintu byabaye kuri Jado. Yego. Jado hari umujene wamamagara amuga ati wacane nzakugonga ntwaraho. None Yago uri guhamagarira abantu kuvuga ngo ni nko guhamagara nyine umuntu ugiye gukangurira abantu ubugizi bwa nabi ugiye kugirira nabundi. Ibyo bintu ntago ari sawa. Warababajwe abantu barakubabaje ariko nawe wirengera kuko Pazomana ikintu cyamubaho cyajya ku mutwe wawe cyane bro byari guhamagarira abantu reka ngugira inama my brother please uri gukora ibintu bigize ibyaha waramenashijwe warababajwe ariko iyo ugeze igihe ubwira abantu ngo wowe kanaka nuhura na EMMY uzamukorera ibi bintu kintu ngiye mbibonamo ko Yago baca umugani mu Kinyarwanda ngo uko inkende yurira igiti inshuro ni ko akabono kayo kajya ku ni kakabono kiyo nkende kajya he ku karubanda. Iyo hamagariye umuntu ngo ahantu ubona uyu mwana ngo muzamugirire gutya ahuye n'abantu bakamwica icyo gihe bijya kurinde. Ibi ni byaba Yago ni abatangiye gutuma abantu bamukunda bamufana bitwa big energy noneho bitwa agatsiko ku buryo bweruye kubera hari igihe usobanura ibintu byawe ukabisobanura nabi. Uhamagaye ngo mu big energy ngahantu hose ahantu muzahurira ngo mbere yuko ugera Kampala ngo banzu diringe n'aba big energy. Who is big energy? Big energy n'abantu ki bakora iki n'abafana kuko icyo gihe hari nkanjye kuvuga ngo ni mu big energy nuko numva gufana Yago ntari ariko nimba hari abandi ba big energy bashobora guhura na Pazomana bakaba bamugirira nabi babantu murangira Dr. murangira Biteri afite uburenganzira bwo kubita agatsiko. Yego ako ni agatsiko gatumwa gukora ibintu kakaba kanabikora abantu munyumve neza ni munyumve nabi tujya tuganira ibintu tujye dukoma urutyo dukome n'ingasire. Kera kuri radio Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'igihumbi 1994 utekereza ko abantu bakoraga ibintu batabanje kubitozwa no kubyigishwa? Yego cyane ko Jenoside irategurwa rega ni yarateguwe ishirwa mu bikorwa n'abantu bajya ku maradiyo barabisakaza abantu barabyumva. Yago reka nge ndi inyuma yawe 100% ariko sindi inyuma yawe mu gihe utangiye kuvuga ngo bakanaka bakora iki ngo mugire icyo mukora. Si ngombwa ko werura ngo uvuge ngo mufate ni mumuhura nawe muzamukubite. Deja imvugo yawe hari ikigaragaza iravuga ngo nimuhura na Pazomani mukuremo amaso mumuvuna amaguru. Sibyo papa icyo nicyo kintu bisobanuye. So please garuka kuri kamera urotira amagambo usabe n'imbabazi. Yago nasaba imbabazi. Yago kuko abantu mufite ibyo mupfa birahari ariko attention abantu baraza gutangira kugarukira Thierry abantu uri kubwira ibi bintu hariho umuntu manu ukunda umuntu sinakweretse wa mupapa umunda byanyabyo tunamusuhuza papa wacu mukuru yitwa Tarian ndamusuhuje kandi Imana imuhe kuramba imuhe no gukira vuba kandi imuhe n'imigisha ikomoka kuwiteka kabisa ariko utumye nongera kugarura amaso n'amatwi gake bro genda gake uyu munsi ndi garafurere wawe nakugira inama ibi bintu utangiye kujya eregesho mu gitondo uzabyuka ngo aba big energy bitaniye n'abo bantu baba barishyuye abo bana ngo baze bakugirire nabi bitaniye bibaye ari byo aba bantu boherejwe ngo baze bagutwike aba bantu bohereje ngo baze batera amabuye aba bantu bohereje ngo bazakwice aba bantu utaniye nabo
uri guhamagara abantu bawe ngo bahure n'umuntu bamugirire n'abaho bamubona hose. Mbega Pazomani ashobora kujya mu kabari karimo aba big energy gusa. Ntago yasohoka. Uri kunyumva bro? Ibi bintu ndi kuvuga uri muranyumva? Akumva. Ibi bintu ndi kuvuga Prasi. Ibi bintu ndi kuvuga muri kubyumva. Yagonda gukebuye ndakugaruye garuka. Uri muragaragaza ubwambure, uri kugaragaza ibiri mu mutima wawe. Ibyo bintu rero biri mu mutima wawe, agahinda wagize. Iyo ufite agahinda, ufite igihugu cyiza nk'u Rwanda dufite. Yego. Manuka va Uganda, ngwino none iyo ribu yange kugufasha wayigeze imbere. Yego. Ariko utangiye gukora amakosa. Ukuvuga ngo ikosa rimwe rishobora gukorwa n'umuntu wiyise. Ubu no kuvuga ngo umuntu ufitanye ikibazo na Pazo. No. Ashatse yakwita mu big energy. Ubu ngubu umuntu ufitanye ikibazo na Pazomani. Uri kubyumva bro? Umuntu ufitanye ikibazo na Pazomani akaba yagirira nabi Pazomani. Biritirirwa aba big energy. Aba big energy. Reka nanjye mbahereza ubutumwa. Message muri kwandika ngo justice for Yago. Nimwandike ngo Yago stop it. Kuvuga ibi bintu ntago ari sawa. Tujye tugirana n'inama. Yago ndagufana. Ndi umunyamakuru kaba umunyamakuru. Ndagufana. Kuko uri mukuru wanjye mu mwuga uranandusha ndabyemera. Ariko nka grand frère naguhanura. Why uri kubwira abo ba big energy? No. Si sawa. Stop it. Bro. Please. Aba big energy. Reka nongere mbahamagara. Aba big energy. Aba get to you. Wake up. Mukanure. Ndabesha bro, mukanure. Mubanze mumenye ubwenge. Aka kantu duprayinze hano mukumve neza. Yago, nawe brother. Ndi inyuma yawe. Mfite byinshi navuga. Kukuvugira. Cyandangaje gifite ishingiro. Hari byinshi navuga aho bigeze nubwo kamera bayikura. Bayikuraho. Hari ibyo nakubwira. Ari nibyo navuga naraje ndicara ndavuga Yago kuri radio ba Brian banze ko dukira indirimbo zawe. Yago Jihadi amagambo yavugiye kuri live avuga ati umuntu wese uzajya ukora ibi bintu nzamuhiga mu menase. Urumva abo bantu sindi kumwe nabo, ariko nanjye nitandukanyije nawe kuri Pazomani. Uri gukora amakosa. Ndabeshya se? Bro. Oya ntabwo urimo ubeshya kuri icyo. Ndabizi iki kiganiro uraza kukireba. Yago ni inshuti, umuvandimwe, n'umuntu tutakwifuriza ibintu bibi. Ibintu bishobora kuba kuri Pazomani byakwitirirwa umufana wawe w'umurundi utaragera no mu Rwanda utanazi Pazomani. Yego. Bro, itangazamakuru dukora tujye dushyiramo n'ubwenge. Ahubwo inama nagira Pazomani. Pazoma ajya kwishinganisha. Yago ujuko ushobora kwishyiraho amaraso. Uri guhamagara Pazomani? Shaka atari mu Rwanda niyo makuru mfite. Yago uzi ko ushobora kwishyiraho amaraso ya Pazomani kandi atakakwiye kukujyaho. Uzi ko ushobora kwishyiraho amaraso y'umuntu atagakwiye kukujyaho. Uzi ko abafana bawe bashobora kuzabikizira muri societe kubera iki ikintu kibi bashobora gukorera umuntu uwo ari we wese, kandi byaturutse mu magambo. Yago uburakara ugira urarakara ukarenza urugero. Yego, nabonye yamaze kwemeza ko ngo DJ Brian yamaze gutoroka ngo ajya muri Canada. Gusa ariko nanjye naguha nshobora kukubwira ko Brian ashobora kujya Canada ntagaruke. Aka kantu gafata ukabika ahantu. Kandi nyambabwira utuntu inkuru nkora kuri EMMY no kuri Boost uyu munsi twicaranye. Umukameramani wakameye ino nkuru yitwa Placide. Njya mvuga inkuru abanyarwanda kubyumva birabagora, ariko the end of murabibona. Kwa rero wavuze ibyo gutandukana kwa babandi. Sinibyo. Sinababwiye ngo Rusagara nago yigize atandukana
n'umufasha we nta muntu bari bagiye kuniga nta muntu bari bagiye kuniga yego urabyibuka ndabyibuka reka rero mbahe n'indi breaking news tunagana ku musozo tunitaye hasi ubu mbivugera oya bivuge niba bitagize icyaha bitagize n'amatiku mfite amakuru y'uko bigoye ko umuntu witwa Kevin Kade kubona ibitaramo azaririmbamo bizagorana mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda mu Rwanda hanze y'u Rwanda azabibona ariko nimubona yanabonye n'ahantu ajya kuririmba Kevin Kade igihe kirageze ngo utekereze wicara utekereze umaze gukinisha ababosi urakabye kandi Kevin Kade please akwegere egera umukozi w'Imana umuvandimwe inshuti y'abantu usenga muzima wahawe umwuka w'Imana utaramuvuga mu izina baretse nkakubwira ijambo bakoresha mu kizuru ikizuru bavuga ngo ni umuntu w'abantu umuntu w'abantu bamwita past cyangwa se prophet Ernest Nyirindekwe yego afite ibitaramo bigiye bitandukanye mu mijyi itandukanye afite ibitaramo cyangwa se afite ivugabutumwa mu gihugu cy'Ubufaransa reka mbarebera amatariki naza kubabeshya ku itariki 10 z'ukwezi kwa karindwi July mu kwa karindwi ku itariki 10 izaba ari Grand Open Service i Paris live in Paris mu Bufaransa ku isaha y'isa 9 isa 10 kugeza isa 4 sinzi icyo bivuze ubwo niza mu gitondo nizanjye simbizi ubwo byanze bikunze ni muri ayo masaha second days nuguhera ku isaha y'isa 6 saa 7 kugeza saa 4 ubwo sinzi nimba ari saa 6 z'amanywa kugeza saa 4 z'ijoro byanze bikunze ni ubwo ni ku itariki 11 ku itariki 12 ubwo ni nk'umunsi wo gusoza yego rero abantu mutuye mu gihugu cy'Ubufaransa mugende mukora iki bitabire ibi bitaramo bya Ernest mushobora kuba mwakwiyandikisha cyangwa se mwavugana nabo na akanyenyeri 3 karindwi 5 3 3 nanone 8 9 karindwi 4 4 aho ni Pasiteri Ernest Nyirindekwe ubwo ndumva azaba ari kumwe n'umukozi w'Imana witwa Alexis Dusabe ubwo rero abantu muri mu Bufaransa rwose ni wowe ukomoje ku bitaramo by'ivugabutumwa nyemerera nanagezeho abantu ubu butumwa ni witwa Pasiteri Jackson Mugisha ubwo abantu baramuzi abantu bateranira Kanombe cyane hanyuma ku bufatanye na Vision of Jesus Pentecostal Church of Quebec nabwira abantu bari muri Canada by'umwihariko abantu bari mu ntara ya Quebec ko ku itariki 21 guhera isaa 8 kugeza isaa 11 azaba arimo asangira ageza umugisha agabana atanga ku mugabane yahawe n'Uwiteka abantu bari muri Quebec ariko ubwo ngubwo ibyo byose bizaba bibera kuri adresse yitwa ngo ku muhanda wa Jobin Quebec City 680 ku itariki 21 z'uku kwezi kwa gatandatu niho Pasiteri Mugisha Jackson Muzugura azaba arimo aganira n'abantu be ubwo abantu bashaka kwakira ku buntu bwo Uwiteka mugereyo kabisa ubwo kandi abantu ku muntu ushobora kuba yarakoresheje umuntu wikinishije hari abantu bikinisha bro bakikinisha kabisa uri kubyumva ku buryo atakaza imisemburo ye ku buryo gutera akabariro byanga akora bya bindi cyo bita one man show cyangwa 1 minute cyangwa se 1 minute muri Vibratus baragufasha cyane bafite imiti ituruka hanze y'u Rwanda by'umwihariko mu bihugu bya Aziya kubera ko bari abantu bo muri Aziya bagira imiti yihariye
uri kumva bro iyo miti rero barayifite baragufasha kandi bikagenda neza cyane bamagare ku 079 0723 720 aho ni muri Vibratus Yego. twasoza se Ndagushimiye cyane Emmy nyawe dushimiye ndagushimiye. n'abafatanyabikorwa batumye ibintu birushaho kugenda neza umunsi ku munsi nshimiye Placide watumye amashusho atugeraho ari uruhehemure ya Placide Imana imuhe umugisha Imana iguhe umugisha nawe Emmy nyawe asante